Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku gutwita hatabanje kubaho imibonano mpuzabitsina, ahubwo habayeho igikorwa cyo guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore, ari byo byitwa fecondation in vitro. Ubu ni uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima bw'imyororokere. Hari abashakanye bashobora guhura n'uburwayi bw'imbere mu myanya ndangagitsina cyangwa se imikorere idasanzwe y'imiyoborantanga, hamwe n'ibindi bibazo bituma gutera inda cyangwa guterwa inda bidashoboka. Hakabaho kwifashisha uburyo bwo guhuriza intanga zabo hanze y'umubiri w'umugore, maze bakazatera igi mu mura w'umugore, akazabyara bakagira abana. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe uko ubu buryo bukora, turebe niba hari ibyago cyangwa se akaga gashobora guterwa nabwo, kuko inyungu zabwo zo zirahari, ni ukubona urubyaro birumvikana. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Miriam. Naho mu kanya. Hari igihe umugore n'umugabo babana, bakundana, bafite urugo rwiza, bafite inzozi zo kubyara, ariko inda ikabura, kandi bakorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uko bikwiye, yemwe bifuza no kugira abana, nyuma bagahura n'ikibazo cy'ubuzima gituma gusama bitagenda neza uko babyifuza. Icyo gihe nibwo batangira kumva amagambo hanze, nko kwivuza ubugumba, gusuzuma intanga, cyangwa se bagahitamo gukora icyo bita fecondation in vitro. Reka dusobanure neza fecondation in vitro icyo ari cyo. Fecondation in vitro ni uburyo bwo gufasha umugore gusama, aho intanga y'umugabo n'iy'umugore zihurizwa muri laboratware, aho kuba mu mubiri w'umugore nyirizina. Iyo izo ntanga zahujwe zamaze kuba igi, iryo gi rishyirwa mu mura w'umugore, hanyuma hakazarebwa niba inda yarafashe. Abantu benshi batekereza ko fecondation in vitro ikorwa gusa n'abadafite abagabo cyangwa se abatashatse. Ariko siko biri, kuko hari abashakanye bagize imyaka myinshi babana ariko batabyarana, barabigerageje amezi menshi, imyaka 2 cyangwa irenga, bakoresheje uburyo busanzwe, ariko ntibasame, bagahitamo gukoresha buno buryo ngo babone umwana. Abangaba iyo basuzumwe, hari igihe basanga intanga z'umugabo ari nke cyangwa zidafite imbaraga zihagije. Hari n'igihe basanga imiyoboro y'intanga y'umugore ifunze cyangwa ifite ibibazo bya ovulation. Ibyo byose bishobora gutuma bafata icyemezo cyo guhuriza intanga y'umugabo n'iy'umugore hanze y'umubiri, kugira ngo habeho urusoro, hanyuma rukajyanwa mu mura w'umugore aho rugomba gukurira. Uburyo bwa fecondation in vitro bufite intambwe nyinshi. Iya mbere ni ugusuzuma neza umugore n'umugabo. Basuzuma intanga z'umugabo, bakareba umubare wazo, imiterere n'imbaraga zazo. Ku mugore basuzuma uko intanga ze zikozwe, uko imisemburo ihagaze, n'uko umura we umeze. Ibi byose ariko bikorerwa mu bitaro byabugenewe. Nyuma y'isuzumwa, umugore ahabwa imiti ituma intanga ze zikura ari nyinshi mu kwezi kumwe. Mu buryo busanzwe, umugore arekura intanga imwe mu kwezi. Ariko muri fecondation in vitro bashaka ko zakura ari nyinshi, kugira ngo bongere amahirwe yo kubona igi rizima. Iyi miti ifata iminsi runaka, kandi umugore akajya akurikiranwa kenshi n'abaganga, bakamupima amaraso, bakanamurebera kuri ecography. Iyo intanga zimaze gukura, abaganga bazikuramo bakoresheje uburyo bwihariye, hifashishijwe urushinge ruyobowe na ecography. Iki gikorwa ntikiremereye cyane, ariko gikorerwa mu cyumba cyabugenewe, kandi umugore ahabwa imiti imuruhura. Ku ruhande rw'umugabo, atanga intanga ze ku munsi wateganyijwe. Icyo gihe nibwo intanga z'umugabo n'iz'umugore zihurizwa hamwe muri laboratware. Hari igihe bazishyira hamwe gusa bakareka zikihuza,
cyangwa se bakifashisha uburyo bwa injegisiyo yitwa intrastoplasmique de spermatozoide, aribwo buryo bukorwa mu gihe habayeho ibibazo by'imyanya y'uburumbuke bw'umugabo, nko kugira sperme nkeya cyane cyangwa se sperme zidafite ubushobozi bwo kwinjira muri ovule y'umugore, cyangwa se igihe habayeho gutsindwa kwa fecondation in vitro. Ni ukuvuga ko bafata intanga imwe y'umugabo bakayinjiza mu ntanga y'umugore mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi ntanga zimaze guhura bakurikirana uko zigabanuka zigakora igi. Mu minsi 3 kugeza ku minsi 5 iryo gi riba rimaze gukura ku rwego rwo gushyirwa mu mura w'umugore. Abaganga bahitamo igi rifite ubuzima bwiza kurusha ayandi, bakaba ari ryo batera mu mura. Iyo bashyize igi mu mura w'umugore, icyo gihe batangira gutegereza. Nyuma y'iminsi 14 bakora isuzuma ry'amaraso bakareba niba umusemburo w'inda ari wo witwa hormone chorionique gonadotrophine warazamutse. Iyo ibisubizo bibaye byiza rero, birumvikana ko ari ibyishimo byinshi ku muryango. Ariko nanone si buri gihe guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore bikunda ku nshuro ya mbere. Hari abagerageza inshuro imwe cyangwa se inshuro ebyiri ndetse zirenga. Ibi bisaba kwihangana, imbaraga z'amarangamutima ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga, kuko guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore birahenda. Umugore ushaka umwana akamara igihe kinini ataramubona ashobora guhura n'agahinda, kwigunga cyangwa kumva afite ipfunwe ryinshi. Ibi bikamwongerera igitutu cyo gutekereza nabi. Niyo mpamvu ubufasha bw'umuganga w'indwara zo mu mutwe icyo gihe buba bukenewe cyane. Abantu bamwe kandi bibaza niba guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore bihuje n'imyemerere yabo. Ariko bisaba kuganira, gusoma no gufata icyemezo mwembi nk'umugabo n'umugore mubyumvikanyeho. Guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore nyuma bagatera igi mu mura w'umugore ntabwo bihindura umubyeyi kuba uwo ari we. Umwana uvutse muri ubu buryo aba ari uwanyu 100%, kuko intanga ni izanyu, umura ni uwanyu, n'urukundo mwahurijeho kugira ngo icyo gikorwa kibe ni urwanyu, byose ni ibyanyu. Niyo mpamvu n'umwana ari uwanyu. Ahubwo uburyo bwo gusama nibwo buba bwabayeho butandukanye gusa n'ubusanzwe. Ibyago cyangwa se ibibazo fecondation in vitro ishobora gutera ni ugutwita inda nyinshi iyo bashyizemo amagi arenze rimwe. Niyo mpamvu abaganga bakora uko bashoboye bakagabanya ibyo byago. Ku bijyanye n'imyaka, guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore bigira amahirwe menshi cyane ku bagore bakiri bato, kuko intanga zabo ziba zigifite imbaraga. Ariko n'abakuze barayikora bitewe n'ubuzima bwabo bwihariye. Hari n'uburyo bwo gukonjesha amagi cyangwa se intanga ku bashaka kuzabikoresha. Ibi bifasha abagore bashaka kubanza kwiga, gukora cyangwa se bafite indwara zishobora kwangiza intanga zabo. Mbere y'uko umugabo n'umugore bahuriza intanga zabo hanze y'umubiri, ni ngombwa kubanza kurya indyo yuzuye, kureka itabi n'inzoga, kugabanya stress no gukurikiza inama z'abaganga. Iyo igikorwa cya fecondation in vitro cyangwa se gushyira igi mu mura w'umugore ryahurijwe hanze y'umubiri we kirangiye, ntibihagararira, ahubwo hakomeza gukurikiranwa inda nk'uko inda zose zitwitwe zikurikiranwa kwa muganga. Umugore akomeza kujya kwa muganga kandi agakorerwa ibyo akwiye byose uko bikurikirana. Ubugumba si ingaruka z'icyaha, si n'umuvumo, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima gishobora gushakirwa igisubizo. Gukoresha uburyo bwo guhuriza intanga hanze y'umura rero si amahitamo y'umwe mu babana bahuje, ahubwo ni aya bombi, kugira ngo bafate icyemezo cyo kurwana ku nzozi zabo zo kubona umwana n'umuryango mugari ubakomokaho nk'uko baba barabisezeranye. Icyo nagarukaho dusoza ni uko uburyo bwo guhuriza intanga hanze y'umubiri w'umugore ari igisubizo cy'ingirakamaro ku miryango ifite ikibazo cyo kubyara. Ubu buryo ntibugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umugore, ariko ni ngombwa ko bukorwa mu buryo bwitondewe kandi buhuriyeho n'abaganga babizobereye. Ubushakashatsi n'ikoranabuhanga bikomeje gutera imbere bituma ubu buryo burushaho kuba bwizewe
ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.